ibona ntago umuntu yaza kuri tele yambaye gutya ariko kugaragara gutya nje gufotora umugeni imeze gutya bari kugira ngo ninjye warongoye sibyo ruku yawe niba ejo bundi nakoze ubukwe nambaye nashyizeho agakwafe umunsi nahinduye nashyizeho agatita kugira n'ejo nzagaruka meze mu bundi bukwe nzagaragara meze kundi kabisa fotografi cyangwa witegura kujya muri fotografi cyangwa waba ukeneye ibyo bintu byo kujya muri fotografi agenda atanga inama z'uburyo ushobora gukora fotografi ikaba yagenda neza akubwira ko nawe yakoze urugendo rurerure rutari rugufi kugira ngo abashe kuba yagera ku ntego ziwe. Okay, reka ntangire mbasuhuza nkomeza kukubwira ngo wowe wakoze subscribe ngo ndagushimira cyane. Nawe utarakora subscribe kugira ngo ukande subscribe tujye tubana 5 kuri 5 ndushaho kugenda nkuzanira ibintu byiza cyane cyangwa ndushaho kugenda ngugezeho ibintu byiza nkuzanira abasore b'abasirimu nk'aba ngaya kabisa bambara bakaberwa bakikwiza muramubona muri fresher cyane kabisa ni umuhungu ewana ntago ndi bumuvuge araza kuba bibwira ngira amatsiko yo kugira ngo tumuganirize agire byinshi agenda atangariza abanyarwanda cyangwa agenda abwira abantu bitewe n'ibyo agenda agezaho na serivisi cyagenda aha abantu. Turagenda rero turushaho kugenda tunezerwa cyane kandi ndabizi neza ko cyari igihe cyawe kugira ngo ubone umutumirwa nk'uyu nguyu. Ndabizi neza ko wari umukeneye kuri kamera za International Harmony TV, ndabizi neza kandi uraza kuza kuba unezerwa. Reka rero dutangire tumuha ikaze atangira bibwira ati ni muntu ki kuko ni umuntu mukuru azi kwivuga ntago namubavugira kuko ngiye kumuvuga ewana nashyiramo ibikabyo byinshi cyane. Reka atangire yivugira we ku giti cye. Turakwakiriye. Yakoze cyane Thierry, nitwa Fizo Photographer iryo zina ry'akazi ya Fizo Photographer kabisa ni wa wundi umaze kugenda abatwika kabisa ku mafoto numva mwaremeye kabisa. Nanjye mbere nimanukiye naje kumuhiga kugira ngo mubone binsabye ordinance kabisa. Binsabye kwandika ordinance ndayitanga kugira ngo mbashe guhura na Fizo Photographer. Fizo bimeze neza se? Ibintu bimeze fresh. Uratangariza icy'abanyarwanda se cyangwa abantu bakunze amafoto yawe kuko ana amafoto meza cyane umaze kugenda wandika izina birushaho kugenda kabisa bintungura cyane ndavuga ati nzagushaka ubwira abantu ibanga warakoresheje cyangwa se ubwira abantu ibintu byawe wabigenje ute kugira ngo igihe gito umaze muri kariyeri wakoze ibintu bitangaje cyane. Nibyo ngira ngo ugende usobanurira abanyarwanda urugendo rwawe muri photography kugira ngo ube waravuye hahandi ugeze ahangaha uyu munsi ibanga wakoresheje n'inde kugira ngo abantu bagende bagukunda bene aka kagira icya bene kuri uru rwego. Yes, ni ukuvuga ngo ibanga ryo ntarindi ni gukora cyane gutanga serivisi nziza. Niba ukoreye umuntu ibintu ukabimuhera ku gihe kandi ukabasha kubikora nyine mu gihe gito nk'icyo mwavuganye. Buriya iyo ubwiye umuntu uri bumuhereze wenda serivisi mu gihe runaka ukabyica ukaba wayimuhereza utinze ntago bigaragara neza binakwicira n'isoko. Ariko iyo umuntu abashije kuguhereza akazi ukitwara neza igihe mwavuganye akaba aricyo gihe wubahiriza ntugire n'umunsi urenzaho cyane isaha n'iki igihe mwavuganye akaba aricyo wubahiriza abantu babasha kugira icyizere nibyo uri kubona nyine uyu munsi wa none. Ikibazo rero kindi nshaka kwibaza gikunda no kunshanga njye ntago ndi umufotografi nubwo nyifite aho mpuriye na kamera ariko hari ikintu nshaka kwibaza ku bafotografi icyo kintu ubasha kugisobanurira abanyarwanda. Hari igihe umuntu umuhereza icyizere akakwereka ko afite ubushobozi akakwereka ko afite ibikoresho byose bishoboka nyine byakora ikintu kizima ariko wareba output ari kugenda aho abantu ugasanga output ntago mu by'ukuri ari nziza kandi ibikoresho afite ari byiza. Biba byatewe n'iki kugira ngo ufite ibikoresho byiza ejo cyangwa ejo bundi produit zawe zigende zinengwa n'abantu benshi? Aho ngaho cyo nabivugaho hari igihe umuntu aza muri kariyeri ugasanga arashaka gukora fotografi arashaka gushinga studio itunganya amafoto na video ariko nta bumenyi abifiteho. Nk'urugero hari igihe usanga nk'umwana afite iwabo bishoboye kuko abona ko Fizo Photographer akora akazi yirirwa mu matere mu bukwe agashaka kumera nkawe ariko ubumenyi ntabwo afite. Bamukubita amafaranga ko niyo umwana afite iwabo bafite ibiceri bakamukubita wenda nka miliyoni 5 aragenda agure kamera nka yayindi n'ubundi yabonanye Fizo noneho agure na machine agure ibikoresho byose byamufasha muri photography ariko mu by'ukuri mu mutwe nta kintu nta bumenyi bifite. Niyo mpamvu usanga umuntu akaba ahagaze neza abona afite ibikoresho ariko wajya kureba ukabona final product ari gutanga iri hasi. Sibyo rero bitandukanye nanjye ko ngiye narahasorinze ndaturutse
hasi cyane, ngenda nzamuka ku bumenyi nari mfite bukeya, ngenda nzamuka ku bikoresho biri hasi, nkora ibintu biri hasi, ngenda nzamuka kugeza ubwo ngeze kuri uburyo nshobora kuba naza kuri tere meze nk'uku nguku ubibona. Ntabwo umuntu yaza kuri tere yambaye gutya ari kugaragara gutya, nje gufotora umugeni imeze gutya, bari kugira ngo ni njye warongoye, sibyo? Barimo baragira ngo ni njye warongoye, barimo baragira ngo ni njye warongoye, ariko ibi ngibi umuntu aba agomba kubikora, guhindura outfit guhera ku mutwe kugeza ku rukweto. Urabona ko ibintu byose ari munange kabisa. Yes, ugomba guhindura outfit kugira ngo abantu bakomeze bakwiyumvemo. Ikindi look yawe, niba ejo bundi nakoze ubukwe nambaye nashyizeho agakwafe, uyu munsi nahinduye nashyizeho agatuta kugira n'ejo nzagaruka meze mu bundi bukwe nagaragara meze ukundi kuntu. Ni uko nguko bimeze. Banyarwandakazi kabisa, hano hari umujene kabisa ari kuru cyane, namwe muri kugenda mubyumva, yagenda anatanga inama zigiye zafasha buri umwe wese uri muri kariyeri ya fotografi cyangwa witegura kujya muri fotografi cyangwa waba ukeneye ibyo bintu byo kujya muri fotografi. Wenda sinzi niba twamubaza ko yageze ku ntego ziwe cyangwa atari yahagera, nabyo abashe kubidusobanura. Sinzi niba warageze urumva fotografi ari ahangaha wifuje ukaba waranahageze, n'ahandi wifuza kuba wagera. Aho ngeze ni heza, nibyo maze kugeraho, ni zimwe mu ntego n'ubundi nari mfite, ariko nk'uko mubizi mu buzima buri muntu aba ashaka gukomeza kugera kure hashoboka. Uyu munsi utekereza kuba wagera ku kintu runaka, wakigeraho ugahita wumva ushaka kugera no ku kindi. Nyine ubuzima niko bumeze, dukomeza dushaka kuzamuka kugira ngo turenge aho twari turi. Rero sinavuga ko zimwe mu ntego nari mfite zagezweho, kuko hari ibyo nabashije kugeraho kubera fotografi, ariko hari n'izindi n'ubundi ntego mfite, cyangwa se buriya mu buzima umuntu aba agomba kubaho afite icyo bita goals, sibyo? Ufite ibyo ushaka kugeraho buri gihe, kuba ufite intumbero y'aho ushaka kugera. Urumva hari ibindi bintu nyine umuntu aba ashaka kugeraho birenze. Ikindi kibazo mfite Fiston, muri iki gihugu cyacu cyangwa muri iyi kariyeri ya fotografi mu gihugu cy'u Rwanda, ni nk'uwe muntu waba ubona ukabona aragukoma ku ifoto? Icyo kibazo ntabwo nari kugenda nakikubajije. Ndumva ari nk'abantu bagera muri babiri. Sinavuga ko n'abandi badashoboye, buriya buri muntu muri kariyeri aba afite uburyo yiyaminiye mu buryo akoramo akazi. Gusa kugeza ubu ngubu abafata nk'aba role model, harazamo abo bita Muzoge, sinzi niba umuzi, Plaisir, uriya ukunda gufotora perezida. Hakaba n'undi mutipe bita Roxy. Roxy akora muri Legacy Studio, ikorera hano za Kacyiru, tipe ufite dread. Legacy abunze umujene witwaga Legacy, sinzi niba yaba ari we uwo nguwo cyangwa atari we. Yes, aho ngaho ubwo tuvuze mu Rwanda bari abantu baba baragiye bagafata, ariko sinavuga ko na hano i Muhanga ugiye kuvuga ngo i Muhanga umuntu navuga umfite, sibyo? Ntago mufuze, ariko arahari se? Arahari, ariko ntacyo no kumuvuga nta n'ikintu binatwaye, kubera ko nawe akamenya ko ari umuntu mwiza agakomerezaho. Urumva rwose Bobo, much respect brother, urashoboye, ibintu ukora ndabikunda. Nawe sinabura kukuvuga mu karere ka Muhanga mu bafotografi tugiye gufata top 5, ndakeka yazamo kabisa nk'umuntu ubasha gukora ibintu bizima. Kandi aza ku mwanya, ugira gahunda, aza ku mwanya wa mbere hano i Muhanga kabisa. Ewana, murabyumva cyane kabisa. Bobo nawe tumutere peace, tumubwira ati courage my brother kabisa. Ni umufotografi nyine ngo bigenda bivugwa ko ari umufotografi mwiza kandi ugira gahunda, nk'uko Fiston yakomeje kuba bibabwira ngo kugira ngo unoze umurimo cyangwa kugira ngo ukore umurimo wawe neza, bisaba kuba wagenda ukorera ibintu by'abandi ku gihe cyangwa ukorera ku gihe kugira ngo ubashe gusohoza ubutumwa bw'abagutumye. Tudatinze rero ndagira ngo Fiston abashe kugenda abwira abanyarwanda cyangwa mwe mwese mutegura ama event, mutegura ibikorwa bigiye bitandukanye bikenera fotografi, agenda abwira uburyo mushobora kumugeraho kugira ngo mujye mubasha gukorana 5 kuri 5 cyangwa kugira ngo mujye mubasha gukorana ibyiza nk'ibi ngibi yagiye ababwira hejuru. Abaza Fiston ntago henda basigaye batinya ibintu bihenze, sinzi impamvu. Abantu benshi bakomeza bagenda babivuga bavuga ngo ndahenda, ariko buri ibintu byiza
byanze bikunze ntabwo urumva, ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye, ntabwo bihenze, ibiciro biri hasi, ntimugajye mutinya kutuvugisha, dutanga ibintu byiza rwose bimeze neza, ntimukajye muvuga ngo umuntu arahenda ngo mureke kumuvugisha. Abantu benshi bajya bambwira bati twanze kuguhamagara mu bukwe kubera ko twaje gusanga ibiciro byawe biba biri hejuru, ariko ntabwo biriya biciro biri hejuru, ahubwo nuko uriya umuntu ushaka gukora ibintu byiza aremera akanaheba, aremera agaheba, ibintu bikagenda neza. ubabwira na aderesi ahantu bashobora nyine kuba bagusanga cyangwa uburyo mushobora gukoranamo, uburyo bashobora kukubona, kuko ndabizi neza iyi channel yacu International Harmony ikurikiranwa n'abantu benshi cyane cyane bari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se nabo mu ntara y'Amajyepfo, muri angle ukoreramo cyangwa muri location urimo. Ndabizi neza ko bakurikirana ari benshi cyane, ntabwo ari bake, kugira ngo n'ubutaha bazagende babasha kugeraho bitabagoye cyangwa bidatinze. Yes, njyewe rero bijyanye na platforms mfite IG, wagenda ukandikamo Fizzo Photographer, nkagira TikTok nayo ni Fizzo Photographer. Ariko reka tureke kwirengagiza ko hari abantu badakoresha izo mbuga nkoranyambaga Fizzo. Hari abantu badakoresha izo nkoranyambaga za TikTok na za Instagram, ahubwo bakoresha nk'amatelefone, bakoresha ama WhatsApp, bakoresha bashobora kuba bakenera kuguhamagara kugira ngo mwivuganire gutya, batagiye kureba wenda n'ibikorwa bagakenera kuba babibona muri kumwe cyangwa mwegeranye. Yes. WhatsApp yanjye ni 07806339 iyo niyo nimero yanjye ya WhatsApp. And then ubwo na Facebook nayo ndayifite, wandikamo Fizzo Rwanda itumbona rwose. Ndumva social platforms zanjye nizo ngizo kabisa. Dukomeza gushimira rero Fizzo wakomeje kugenda atubwira byinshi cyane kubigendanye na photography, kandi nkubwira nawe wakomeje kudukurikirana. Niba ufite ubukwe cyangwa ufite iyindi event yari yose, hamagara izo nimero kugenda ubona kuri screen za Fizzo kabisa, biragenda birushaho kugufasha kumugeraho byoroshye, cyangwa urebe izo mbuga nkoranyambaga yagiye akubwira mu gihe cyabanje, uramugeraho byihuse agukorera ibintu byiza, cyangwa agenda kugezaho ibintu bya karite, sibyo? Ibintu bya karite kabisa. Ikindi kintu sinagenda nagiriye inama aba photographe, urabona buriya tuba dushaka akazi, ariko outfit yawe nayo irakonta. Bro, abantu mujya mu bukwe mwambaye nabi, ubona ujabiriye, usa nabi, utakarabye, utigeze ufura, wambaye ibintu bitagize, ushyizemo agakote, wabiki ubashije gushyiramo, ariko babwira mu mutego kabisa, ubashije gukora umusatsi wawe ukagenda washyizeho agakwafe kazima, umusatsi wawe utameze nabi, wabiki ko baba bakwishyuye, utaba wagiye gukorera ubuntu. Niba umuntu utegeze wishyurwa ashobora kuzambaga agakote atashye ubukwe gusa, why not we waje gukora amafaranga uza mu bukwe bw'abandi usa nabi? Ni ikintu dukwiye gutekerezaho rero. Njyewe urabona narabikemuye, ndemera nkahendwa, ariko nkambara neza, okay? Kuko mba nishyura, nimuca amafaranga muze musa neza, kugira ngo n'abababona ubutaha. Niyo nama nari mfite kabisa. Siko bimeze Thierry. Reka dushimire Fizzo rero wakomeje kugenda tuganiriza, kandi ndatekereza ibintu atuganirije ndabikunze cyane, kandi nawe udukurikiye nizere ko ari ibintu bishobora kugenda bigufasha niba uri umufotographe cyangwa uri umukiriya w'abafotographe. Ibintu ushobora kugenda bibafasha mwembi, abafotographe cyane cyane. Inama bari kugenda baba muri kugenda muzumva ko ari inama nziza cyane, kandi zishobora kugenda zibafasha muri kariyeri yanyu ya photography. Ndetse namwe bakiriya mwumvishe ko ibiciro byo kwa Fizzo Photography bidahenze cyane, kandi ntabwo yigeze atubwira ngo aho akorera nyirizina, ariko reka mamuvugira kuko akorera muri shike ya gare y'umujyi wa Muhanga. Wenda sinzi ngo ni mu muryango wa kangahe, wenda yabyivugira. Yes, ni muri M28 ko ni abantu basigaye bahazi barahazi, kuko abenshi bamukurikirana mu macano na social media, benshi mubona abakiriya banjye bose. Respect ku bantu batugana, ni Revolution Studio, niyo studio yanjye. So murakaza neza, ni mu nyubako ya gare hejuru muri floor ya nyuma. Murakoze cyane, welcome.
Ewana ndagushimiye rero wakomeje kugenda udukurikira kuri International Harmony TV nkubwira ngo nukuri kw'Imana ndagusabye nkwinginga niba utarakanda subscribe ukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana 5 kuri 5 ko dusohoye ikiganiro ujye ubasha kugira ubana natwe. Dushimira Fiston wemeye kuduha umwanya kugira ngo tugende tuganira ibi biganiro bigenda bifasha abantu kugenda bamenya aho bashobora gukora serivisi nziza nk'izi cyangwa tugende tubwira n'abantu bifuza kujya muri kariyeri ya photography inama zishobora kubafasha kugira ngo bagende babasha kuba bakora neza. Rero ndagushimiye kandi nkubwira ngo Imana ikomeze guha umugisha ko wemeye kudukurikirana kuva ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye, ni iby'agaciro cyane. Naho ubutaha rero mu biganiro byacu by'ubutaha, ciao.